rimwe nakoze nabi none bihora mu matwi yanjye iteka. Kabiri nakoze neza none sindabyumva na rimwe. Ubu se nzabagire nte koko? Ubu se rero wabagira ute? Uko biri kose njye nahisemo guhinduka kugira ngo ahari nabo nibambona. Rimwe umugore wanjye yaramaze iminsi areba kandi imico make azamurika, hanyuma imutera gusoma bya bitabo bihindura ubuzima n'imyumvire y'ibisoma. Amaze kubona ko ari byinshi akwiriye guhindura mu buzima bwe, antekerezaho, hanyuma araza arambwira ati, ese wamfasha ukanyandikira ibintu 6 nkwiriye guhindura mu buzima bwanjye kugira ngo mpinduke umugore mwiza ugukwiriye? Namaze kumva icyifuzo cye ndatangara, ariko ugomba namaze kubona byinshi birenze 6 nakwandika. Nkitekereza ibyo mba nibutse ko nanjye bamubwiye ngo yandike ibyo nkwiriye guhindura atabona impapuro bikwiriyeho. Nahereye ko ndamuhakanira maze musaba akanya ko kubitekerezaho, mubwira ko nzamusubiza ejo mu gitondo. Sinjye wabonye bucya mbyuka kare kare, hanyuma mbere yo kujya ku kazi mbanza guca ku bagurisha indabo, hanyuma mwoherereza ururabo handitseho aya magambo: sinatekereza ku bintu 6 ukwiriye guhindura mu buzima bwawe. Ndagukunda kuri kose. Nageze mu rugo ku mugoroba, umuntu wa mbere nasanze ku muryango aje kunsanganira yari umugore wanjye hafi yo kurira. Nawe wakumva umunezero nateye no kuba ntaramuneguye nk'uko yari yabinsabye. Ese wowe ujya unegura ababigusabye cyangwa urengaho ukanegura n'abatabigusabye? Ese wibuka guha agaciro no gushimira umuryango wawe cyangwa inshuti zawe ku byo bakoze, cyane cyane bagukoreye? Naho utanabashimira se, hari icyo ujya ukora ngo ubereke ko wabibonye kandi byakunyuze? Ese ubona ukanabwirira ibyabo gusa? Ni ukuvuga ngo njye nawe ikintu nyamukuru kidutandukanya n'inyamaswa ni uko twifuza kubaho dushimirwa ibyo dukora, kandi ikirutaho tukifuza cyane kubaho tugaragara ko hari icyo tumaze. Ugiye buri gihe utekereza ko mugenzi wawe yifuza cyane kugaragara ko hari icyo amaze, wamenya ko kumushima bimufasha kumva by'ukuri ko hari icyo yamaze. Iki cyifuzo nicyo gituma saperi yifuza kwambara style nshya mbere y'abandi, nicyo gituma ababyeyi bifuza kuvugira mu ruhame ukuntu abana babo ari intangarugero, nicyo cyatumye abaturanyi banyu bubaka inzu nini cyane kandi babana ari 2 gusa, ni nacyo gituma youth change amaze kumenyera ko yicaye kugira ngo arebe ko hari bya bikorwa bye. Ese ubu noneho birumvikana kuko wifuza guhabwa agaciro ari nako mugenzi wawe abyifuza? Nuramuka ugize umuco wo gushimira, guha agaciro, icyubahiro no kuvuga neza mugenzi wawe kandi utaryarya, hanyuma ntutere imbere, uzagayimurika. Ese ibyiza ukora n'ibibi ukora ibisakara cyane n'ibihe? Ese wowe ibyiza abandi bakora n'ibibi abandi bakora ibyo usakaza cyane n'ibihe? Ese urakarira cyangwa utonganya kubera ibibi bakoze, ujya ubashimira iyo hari ibyiza bakoze? Ibuka ko buri wese icyifuzo nyamukuru ari uko yagaragara ko afite agaciro kandi ko ugomba kuba umwe mwamwereka ko agafite by'ukuri. Noneho nyuma yo kureba incamake, umuntu wa mbere muri buhure akagira icyo agukorera cyangwa gufasha, uze kumushimira bikuvuye ku mutima, hanyuma uzatubwira uko byagenze. Murakoze.